ngo pastor runaka ngaka video ngibiki n'ibiki mwabakozi b'Imana ibyo bintu ko twari tuzi ko ari ibintu ngo by'abahanzi ng'abantu ngo bo muri showbiz ibiki byose ibintu by'abapasiteri ibintu mu byisangamo gute koko ni no bibabaje cyane. Ese buriya turabihuza na ya minsi ya nyuma bavuga cyangwa se ni ibindi biba biri kugenda bihura? Oya nta yindi minsi ya nyuma dutegereje iyi ngiyi niyo minsi ya nyuma. Bizani tuzabona biri hejuru y'ibingibi ni ibingibi cyane byangiza wa muntu amukurikiranaga wa muntu wavugaga ati pastor agomba kunsengera agomba kugira gute. Urumva yego nimba dusanzwe nyine twumva tubona umupasiteri twagato uyu nguyu ni muzima uko byasukose asengera abantu bagakira bwakeje mu gitondo twita twumva ngo ibintu by'amavideo ngo pastor runaka ngo yatutse ngo na pasiteri kanaka. Ni ikibazo gikomeye rwose kuko twebwe nyine abakristo twe tuba tubakurikira nta nyine nta nyungu nzima tuba turi kubakuraho ahubwo nyine sibye muba muri kutwangiza rwose. Ubuzima bubaye hose bwo kwitonda ukabona uri umuntu ucecetse ubona nta ngaruka uhuriramo nabyo? Ingaruka ntago zabura. Ingaruka ziba zirimo ari na nyinshi. Urumva aka kazi dukora na akazi mu minsi ya mbere njya kwinjira muri uyu mwuga byarangoye cyane. Nyine barambwiraga ati uyu mwuga usaba umuntu uri capu nyine ibintu byo gutuza nyine none nge nari wa muntu nyine wibere haramba nincecekeye pe nincecekeye ariko nubwo nyine nabaga ncecetse ariko nabaga mfite ikintu nyine cecekanye bayita ncdtv.net. Yego abantu benshi barayizi ndetse nawe uri umuntu umwe mu bayikoresha. Ndayikurikira cyane. Ira web uyibona gute? Ira web rero buriya ibitse ibintu binini. Namwe mwese mukomeza kudukurikirana umunsi ku munsi nimba uzi kutarajya kuri NCD ngo urebe movie ducishaho ama movie mashyashya umunsi ku munsi buri munsi dushyiraho ama movie mashyashya. Nimba uzi ko rero wicaye ahangaha uzi ko ahandi hantu ujya kurebera ama movie atandukanye hatari kuri NCD kwambwiza ukuri warahiye nta kintu byori ibyo nta kintu kirimo. Jya kuri NCD urebe movie papa jya urebe kabisa. NCD TV, big dreams, change things. Yes, mwifurije kugubwa neza uri hose mu bice bitandukanye ya mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Of course, this is NCD TV. Twagarutse nanone uyu munsi turi mu gace kacu ka mbere kiswe NCD TV podcast. Ni igice duhostinzemo umuntu ukomeye cyane agiye kutwibwira turaganira byinshi kuri we. Mbahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere ugiye kubana natwe ibuka ukanda subscribe ndetse usharinge kugira ngo n'abatabonye kino kiganiro kibagereho 5/5. Turakwakiriye cyane. Yes, ndabasuhuje mwese mukomeza kudukurikirana umunsi ku munsi. Amazina yanjye nkuko benshi muri mwebwe mubizi nitwa Chobi akamazina y'ababyeyi nitwa Niyonkuru Jado. We abenshi wenda ntago bari baza amazina yanjye yo kuri akamazina yanjye yo kuri nayo ngayo. Ibyici navuga birenza aho ngahora. Oya ntago ari ngombwa. Turahera ku izina Chobi. Izina Chobi ryaje gute? Izina Chobi rero ukuntu ryaje buriya ryaje igihe natangiraga umwuga wanjye ujyanye n'ibijyanye no gutunganya ama video n'amafoto. Wenda sinibuka neza ukuntu iryo zina ryaba ryaraje ariko nuko nanjye nisanze. Ese buri umwuga wa photography ndetse na videography n'umwuga umeze gute n'umugusobanura gute? Uyu mwuga rero dukora n'umwuga mwiza cyane ariko ukakubera mwiza ubikora ubikunze. Ikindi uyu mwuga dukora habamo amafaranga ariko ntago mbashishikariza kuba mwaza ngo mubyige. Uyu mwuga umuntu nyine yuguhiriye nibwo ubasha kuba wabonamo buri kimwe wifuzamo ariko utaraguhira nta kintu kiba kirimo. Uyu mwuga ze kugira uguhire urubona bisaba iki? Bisaba gukora iki kugira ngo uvuga ati kabisa bizampira ninkora guri? Ikintu cya mbere bisaba no kudacika intege nyine kutagivinga up ugakomeza kurwana kabisa. None se buriya nkunda kubona abantu benshi bakora bino bintu babanza gufata course zabyo bakabyiga ugasanga umuntu yabyize imyaka irenga 9 yiga bino bintu. Hakaba ari nundi uza akiga bino byitwa short course akiga gato yagashoboka akaza kubikora. Iyo bigeze mu gihe cya resulta tugasanga umuntu wabyize ya myaka yose myinshi ugasanga ntago ibintu bye
birenze kuri ku bya wa wundi wabyize agahe gato biterwa n'iki? uzi ikintu kibitera buriya ibi bintu ntago umuhanga wabyo ari umuntu ngo wabyize ngo agere ngo abiminuze oya, ahubwo ibi bintu umuntu ubikora nyine abikora nk'aho ari wo muhamagaro we, abikora nyine nk'impano ye, abikora kurusha wa wundi wabyize akanabiminuza, kandi nyine ngo ubikora nyine kubw'imano nyine abyifitemo, ugasanga nyine ataranaminuze cyangwa ataranabyize akakabikora neza kurushaho. Cobi, reka tuve ku gice cyari kibanze ku mwuga ukora, ni umwuga mwiza cyane abantu benshi baba banifuza gukora. None reka tugaruke igice cy'itangazamakuru cyo kibona gute, cyane ko ni igice mukorana cyane bya hafi. Iby'itangazamakuru burangenda bitinya mbigendera kure buriya kuntu nyine ubungubu kuba ndanga kuri kamera, ariko ntago ari ibintu byoroshye buriya. Ngiye mbona ndi inyuma ya kamera, ariko kumbwira ngo ngiye kuza imbere ya kamera buriya wapi kabisa, ibyo si ibintu byanjye, ariko nyine ku munsi wanjye wa mbere ndabikoze. Ese ubona ari iki kigoye mu itangazamakuru, guhagara imbere y'abantu ukavuga cyangwa se ibyo ugiye kuvuga? Buri ikintu nta kintu muri ibyo ngibyo nta kintu kigoranyemo, ahubwo nyine biterwa na confidence wifitiye. Confidence buriya abantu benshi babura icyo kuzikura. We confidence yawe ituruka kuki? Ni iki kintu kikumotiva gukora ikintu? Ikintu kimotiva gukora ikintu, ikintu kimotiva gukora ikintu so navuga kari nk'urugero ngiye motivwa n'amafaranga. Iyo ndi kubona ibiceri mitonga kaba mbaye oya, ugira ngo nanjye ntago najya kure yawe, urapfa kuba gusa harimo amafaranga, ibindi byose nta kibazo rwose, hapfa ko harimo amafaranga, ibindi byose bigenda bikurikira cyane rwose. Ese buriya Cobi, ubuzima bwawe umuntu ubayeho gute, wakisobanura gute? Cobi burangiye ndi umuntu utuje, ndi umuntu nyine udakunda ibintu byo gusamara cyane, ndi umuntu udakunda hari ibyo bita ngo nimba umunyera mu gihe bigiye. Rero ntabwo ngiye nkunda kugendera mu bintu by'ikigare nyine ngo nimba abangango bagiye gutya nanjye ngo mpite nifata ngo ngiye gutya, oya, ngiye ntago ariko nkora. Ikindi ndanitonda, by the way, ndanasenga. Ubuzima ubaye hose bwo kwitonda ukabona uri umuntu ucecetse, ubona nta ngaruka uhuriramo nabyo? Ingaruka ntago zabura. Ingaruka ziba zirimo ari na nyinshi. Urumva aka kazi dukora ni akazi mu minsi ya mbere njya kwinjira muri uyu mwuga byarangoye cyane. Nyine barambwiraga ati uyu mwuga usaba umuntu uri capu, ibintu byo gutuza nyine. None njye nari wa muntu nyine haramba nincecekeye pe, ariko nubwo nyine nabaga ncecetse, ariko nabaga mfite ikintu nyine ncecekanye. Nuko. Ese buriya nk'igihe umaze igihe kingana gute, ufite experience ingana iki muri uyu mwuga? Ngiye kugira experience igihe kingana imyaka 3 n'igice ukora bino bintu. Yego. Ni nk'iye foto wigeze ufata ukavuga ati cyakoze iyi foto nanjye pe ndayikoze? Foto nakoze asundi siwe nayikorera. Foto ni yihe? Turaza kuyereka n'abantu. Turaza kuyereka abantu. Iyo foto muri kubona niyo foto ya mbere. Iyo foto muri kubona niyo foto Cobi yakoze kabisa, akavuga ati nakoze nkavuga ati none video wakoze? Video nakoze njyewe rero buriya ntago kwako umunsi ku munsi muri mu bintu bijyanye n'amavideo, ntago uyu munsi nkora video nkabona ari irenze, ejo nakongera gukora nkabona iyo nkoze niyirenze, ejo nakongera, ntago rero naza avuga okay video meruka gukora niyo irenze, ariko ngubu ngamukanye cyangwa ejo ningira indi nkora nzaba mbona ko ariyo igiye ku mwanya wa mbere. Je ari aka video nakunze wakoze mwakiriye Fabrice ku Rugendo Online TV, n'abantu banabimenye ko uri umukameraman wa NCD TV, ukongera umukameramani wa Inside Rwanda TV ndetse n'Urugendo Online TV. Aho hose ewana ni wowe ushinzwe ibintu bijyanye n'amavideo n'amafoto niwe babibaza. Hari video ugeze gukora ku Rugendo Online TV ya Fabrice, mwamuhostinze we na Gasoji. Ni video nakunze cyane, ndetse banakuvugamo bari muri gusanga muri kuganiraho, naka video nakunze cyane. Barakoze cyane. So tukomeza kuganira ku buzima bwawe, buriya uri umuntu umeze ute mu rukundo? Cobi ni umuntu umeze ute mu rukundo?
ariko nta n'impamvu yo kugira ngo nyine ibyo bintu by'inkundo binyicira akazi gutese kandi amafaranga ariyo amafaranga ni ayambere inkundo ziza zikurikira ibintu by'inkundo bigomba kuza nyuma y'amafaranga dufite kuri NCD TV dufite igice cyacu kijyanye n'ibintu dukora ni website streaming ama movie bayita ncdtv.net. yego abantu benshi barayizi ndetse nawe uri umuntu umwe mu bayikoresha ndayikurikira cyane iriya web uyibona gute? iriya web rero buriya ibitse ibintu binini, namwe mwese mukomeza kudukurikirana umunsi ku munsi, nimba uzi ko utarajya kuri NCD ngo urebe movie, ducishaho ama movie mashyashya umunsi ku munsi, buri munsi dushyiraho ama movie mashyashya. Nimba uzi ko rero wicaye aha ngaha uzi ko ari ahandi hantu ujya kurebera ama movie atandukanye hatari kuri NCD, nkabwiza ukuri warahiye pe, warahiye nta kintu byori ibyo nta kintu kirimo. Jya kuri NCD urebe movie papa, jya urebe kabisa. Abantu bose tuba dukomeza kubashishikariza kuko cyane ko twebwe tubaha umudendezo, nkunda kubivuga cyane. Ningira kamaro kandi kureba ibaze ko kureba movie ari ubuntu. N'ubuntu ureba movie for free. Si movie gusa, haca amakuru agiye atandukanye yasohotse mu bitangazamakuru, mugiyeho nyamuneka mugiye murebe rwose. Bagiro bareba. Reka tuguhe umwanya wawe wamamaze ibikorwa ukora. Rero nk'ibisanzwe nk'uko nabibabwiye dutangiye ikiganiro, nkora umwuga ujyanye no gutunganya amafoto n'amavideo. Ubaye ushaka ko twakorana, nomero turazipininga munsi y'iki kiganiro, ariko nanjye nazibabwira nta kibazo. Ni 078 10 84 918. Iyo niyo nomero nkoresha kuri WhatsApp. Ako wanayimamagaraho ni nomero y'akazi. Indi nomero nkoresha call ni 0793866194. Muze tubakore ibintu byiza birenze, muve kuri babandi kora ibintu bipfuye. Ese buriya imbogamizi uhura nazo cyane muri uyu mwuga nizihe? Urumva baratwambura baratwambura abakire mukorera, abakire muri minsi ariko nyine si bose abakire bacu rwose, ntabwo muri bose ugahita ubona kazakwambura, ahubwo wamburwa nawe utakikaga ko yakwambura. Buriya cyane rwose wamunobonaga ko ari umugwiza tunga byoroshye kukwishyura, bikarangira gutengushye, birababaza. Buriya tuba dufite ibintu by'ibikomere by'abakire baragiye batwambura, ariko akundi nyine Imana izo oya ntacyo tuzajya tubasabira umugisha. Tuzajya tubasabira umugisha, Imana yongere ibibutse yuko bakeneye kugira neza. Yego. Ese buriya iyobokamana, ibintu byo gusenga, bivuze yuko uri umuntu ukunda gusenga, ubibona gute cyangwa ubifatanya gute n'ibyo ukora cyangwa ubuzima ubayemo? Buriya akazi nkora rero ni akazi nyine ntago mbona umwanya pe uhagije nyine ku buryo kingo nazajya njya mu ikanisa muri church gusenga, ariko nubwo nyine ntaboneka buri munsi yuko najya mu nzu y'Imana, ntago bivuze yuko nyine Imana ntayihoza ku mutima. Buri uko mbyutse, buri uko ngiye kuryama, buri step nteye, buriya ngiye ukuntu nteye buriya, iyo buri uko ngiye gutangira akazi mbanza kwiragiza Imana, nkavuga ati Imana, aka kazi ngiye gukora saba ari nge ahubwo abari ku bwawe. Rero nubwo ntajya mu rusengero, ariko nyine byose mba nabishyize imbere y'Imana cyane, ko Imana ari nayo idushyigikira mu byo dukora byose cyane. Sobora nk'akaririmbo bajya baririmba mu rusengero rimwe na rimwe iyo bagiye gusenga ukumva karagufashije? Two tuba duhari twinshi cyane. Ugiye kuturirimbiraho kamwe? Kuririmba nta mpano bigira iyo umuntu ari guhimbaza no kuramya Imana. Nabonye iyo wishimiye ibyo ubona uraririmba utavuze ijwi. Ari akaririmbo kajya gakunda kumfasha. Akaririmbo kitwa Zaburi yanjye. Zaburi yanjye? Ngo zaburi ndirimba si ya Dawidi, zaburi ndirimba si ya Benasafu, nimba mutima ayizanjye mfite umuhamya bwigendera. Wow! Cyaze iyo ndirimbo nanjye ndayikunda cyane, ko Imana ibaragiye dukorera byinshi bituma twibuka ko tugomba kwishima, tukaririmba kandi tukarimba zaburi zitari z'abandi ahubwo zaburi zacu z'Imana ibaragiye idukorera. Yego.
Chobi nkuko watubwiye ko uri umuntu ucecetse, hari ibintu wirirwa ubona hano hanze ku mbuga nkoranyambaga bizenguruka cyane ko muri no minsi nyine imbuga zacu zuzuyeho inkuru nyinshi zitandukanye z'isi zaragize gute. Ni ibintu ubona ko entertainment yacu muri rusange ibigenda igana ahantu hatari heza ariko wera nta guciye mu ijambo. Hari ibintu nyine muri iyi minsi bisigaye biba bikambabaza, yego, aho nyine tusigaye twumva ngo pastor runaka ngaka video ngibiki n'ibiki mwabakozi b'Imana. Ibyo bintu ko twari tuzi ko ari ibintu ngo by'abahanzi ng'abantu ngo bo muri showbiz ibiki byose, ibintu by'abapasiteri ibintu mu byisangamo gute koko? Ni no bibabaje cyane. Ese buriya turabihuza na ya minsi ya nyuma bavuga cyangwa se ni ibindi biba biri kugenda bihura? Oya, nta yindi minsi ya nyuma dutegereje, iyi ngiyi niyo minsi ya nyuma. Biza ntituzabona hejuru ibi ngibi ni ibi ngibi ko mbere mu minsi ya mbere ntabwo ubundi byabagaho ko umukozi w'Imana ashobora gutinyuka gukora igikorwa gishobora kwangiza abakristo ayobora, cyane ko uri aba ari umuntu ufite audience nini mukurikira ireba ibyo akora bavuga ati uyu muntu aratumotiva, umukozi w'Imana yakoze ikintu nka kiriya cyane cyane byangiza wa muntu amukurikiranaga, wa muntu wavugaga ati pastor agomba kunsengera, agomba kugira gute. Urumva yego, nimba dusanzwe nyine twumva tubona umupasiteri twavuga ati uyu nguyu ni muzima uko byase kose asengera abantu bagakira, bwakeje mu gitondo twita twumva ngo ibintu by'amavideo ngo pastor runaka ngo yatutse ngo na pasiteri kanaka. Ni ikibazo gikomeye rwose kuko twebwe nyine abakristo twe tuba tubakurikira nta nyine nta nyungu nzima tuba turi kubakuraho, ahubwo nyine usibye muba muri kutwangiza rwose. Haraza gukurikiraho iki? turahana gute? turagira inama abantu, ni abantu bakuru bafite n'ibyo baturusha mu idini, turabahana gute sasa? Buriya rero ntabwo twajya kuvuga ngo turajya kubahana, babihora babizi, ahubwo twebwe icyo tugomba gukora nyine nk'intama zabo, twebwe tugomba kwitwararika nyine tutazagwa mu ruzi turwita ikiziba, cyane ko burya na Yesu yaravuze ngo mwumve ibyo mvuga, ntimurebe ibyo nkora, bako buriya byanditse muri Bibiliya ako kantu. Umurongo rero sinakubwira ngo wanditse hano, ariko ako kantu hari umuntu wigeze ko kambwira, ariko mbitekerezaho inshuro nyinshi. Mwumve ibyo mvuga, ntimurebe ibyo nkora. Nabo ngabo rero bishatse kuvuga ngo none se ubu bajye nyine tujye twumva ibyo batubwira, ariko ntiturebe ibyo bakora. Ntabwo nyine ntabwo ibyo bari gukora bari byiza, ntabwo ari byiza rwose. Hari igihe nyine hari ibintu nyine bibaye ukabona nyine bikabije, bigatuma dusubirayo inyuma. Ubuzima bw'umuziki muri no minsi hari gusohoka imiziki myinshi, ujye ukurikirana ibintu by'imiziki? Yego, hari nk'akaririmbo waba uharaye muri no minsi kari hanze gasanzwe muri Sekira Music? Sekira akaririmbo kari igihe cy'isubura, akarimbo muri iyi minsi rero kari kubinkorera nyine bikanantangaza. Indirimbo ya General Benda na Desdora Repete akarimbo nanjye ndagakunda cyane. Ejo bundi twarayibyiniye, twayikoreye challenge. Ni indirimbo nziza cyane, wabonye ko no muri Jet of Africa bayiperforminze cyane, kandi ni nimwe mu ndirimbo zitari zajya hanze usibye challenge. Yego, of course. Buriya ubutaha nitugaruka tuzasesengura ibintu bijyanye biri inyuma y'iriya ndirimbo. Ni ibintu byinshi, buriya hari abantu babaza nyine bakumva iyo ndirimbo iri ahangaha hanze bari kuyumva gutyo, ariko batazi ibintu bihishe inyuma cyane. Reka tubwire umujama wacu General Benda, bro, ufite umutima ukomeye kabisa kandi ujye ukomereza aho ngaho cyane. Ni indirimbo yateje impaka nyinshi cyane kabisa. Byagenze tuzabibanyuramo mu kiganiro cyacu gikurikira cyane ko NCD TV podcast ari akagaruka. Reka tugushimire cyane, wakoze kubana natwe. Namwe ndabashimiye kuba mwabashije kuba mwamikazanga iwanyu n'ubwa mbere mageze, ariko n'ubutaha tuzajya dukomeza tubane mu biganiro bigiye bitandukanye. Yes, NCD TV podcast ni akagaruka, abana natwe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ushobora kudukurikira kuri Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, hose ni NCD TV, ndetse ukajya no kuri ncdtv.net ukareba filime zigezweho kandi n'amakuru aba acukumbuye. Turabashimiye cyane. Ciao.